Ese igishoro cyawe urimo urakiteguramo ute? Nk'uko twabibonye muri video yabanje, amoko agera kuri 7 y'igishoro. Ngerageza kubereka igishoro cyiza cyo kuba abantu bose bagushaka, ahubwo bakaba baguha amafaranga yabo kugira ngo amafaranga yabo akure. Hano hanze hari abantu bafite ibifaranga byinshi cyane, kandi bashaka ko amafaranga yabo akura, ni ukuvuga ngo amafaranga yabo yiyongere. Bityo rero bakeneye abantu bakorana nabo. Rero reka twicare turebe uburyo wowe waba uri umwe muri abo ngabo bazakorana n'abo bantu bafite ibifaranga byinshi, kubera ko aya mafaranga ubona asirikira buriya aba ava ku bantu bake cyane. 1% kuri iyi si, 1% kuri iyi si nibo batunze ari amafaranga yose ubona abantu bakoresha. Bityo rero ese wowe witeguye ute kugira ngo nawe uzabe muri bamwe bizerwa, kugira ngo uhabwe kwere amafaranga nawe uyagire manini? Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamtam aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Nkuko rero twabiganire kuri video yabanje iganira ku byerekeye capital, twaje gusanga capital cyangwa igishoro atari amafaranga gusa. Burya twari duhumye, burya twari dusinzire twumva ko ntacyo wakora mu gihe udafite amafaranga waheraho. Ariko nyuma y'iriya video twaje gusobanukirwa yuko burya yari amafaranga ntabwo ari wo muti, kubera yuko niyo banayaguha udafite ubumenyi, udafite abantu bakugira inama, udafite experience mu byo ugiye kuyakoresha, yari amafaranga azatuma uhunga gace wari urimo, ntiwongere gufata telefone y'abagutelefona, kubera yuko byanze bikunze azashya. N'ingaruka si wowe izageraho gusa, zishobora kumanuka zikagera no ku bana. Ni hahandi twabonye aho abantu bagurishirizwa imitungo, bakagurishirizwa ndetse n'amazu bari babagamo, bagasubira mu rugo, kuba mu rugo, aho tuvuga ngo twavugaga ngo basubiye kwisuka. Bityo rero reka turebe imwe mu ngenzi muri capital twakwitaho cyane kandi iraciriritse, ni nta gishoro kinini cyane ikeneye. Nkuko tubizi, nta munyafurika utarize, n'utarize nibura azi gusoma no kwandika. Byo birahagije muri business, gusoma no kwandika birahagije. Nicyo ni igishoro cya mbere waheraho. Dore noneho ikindi, add value kuri wowe uzi gusoma no kwandika. Add value nicyo ubundi reka turebe icyo bita ngo add value. Ni nko kuvuga n'ukongera agaciro ku kintu cyari gisanzwe gihari, cyaba kuri mu isoko mpuzamahanga cyangwa ku muntu. Urugero, wowe ukaba wari uzi gusoma no kwandika, ukajya muri university, ukajya muri kugira masters, ukayibona PhD, cyangwa ukaba wakoraga ibyo nakwita wakanikaga moto, ukazamuka ukajya gukanika imodoka, ukava ku modoka zisanzwe ukajya ku makamyo, burimo urongera agaciro kawe cyane. Rero hano icyo nshaka kugira ngo tugirane inama ku buryo twagirana ikintu kimwe cy'ingenzi, agaciro muri twebwe, ikintu cyo kwizerwa. Si ukuvuga ngo ngewe nkwizere nawe unyizere, oya, tubigire binini, n'isi yose ikumenye yuko uri umwizerwa. Umuntu yaguha amafaranga ye, akaba azi ko amafaranga ye ari safe, amafaranga ye afite umutuzo, aho agiye azakura neza. Ariko se wari uzi ko abantu bose bari i Buraya, muri za Amerika ngo bagiye gushaka amafaranga, ariko systeme y'i Buraya ntabwo ibemerera yuko amafaranga yabo akura, ntabwo ibemerera ko amafaranga yabo bayinvestisa. Biragoranye kandi biragoranye cyane. Bityo rero nta handi hantu wajyana amafaranga yawe ngo yiyongere akure uretse iwanyu aho uturuka muri Afurika. Nta handi uzabikubwira azaba akubeshye. Ikibazo ahantu kiri ni ahangaha, niho nshaka ko duhora tuganiraho, tubiganirize n'abana n'urubyiruko kugira ngo bahinduke, ntibazamere nkatwe. Generation yacu tuvuye ko twaracanganyikiwe.
twigishijwe yuko kugira ngo ukire nuko ugomba kuba wibye umuntu, ubwo ngo wabaye smart. Kugira ngo ukire ngo nuko uzi kuvuga cyane, kugira ngo ukire nuko wambura kanaka ukabura bitwaye. Urumva no kuvuga ngo kugira ngo muri la generation yacu, kugira ngo umuntu akire nuko umwaba yabuze. Ariko burya sibyo. Isi turimo nuko mwese ahubwo musangira, mukazana ibiryo, mukicara hasi mugasangira. Twe twakoze muri generation aho umwe azana mugatangira kurya, wamubwira ngo reba inyuma hari umuntu ugushaka, yahindukira agiye kureba umuntu, yagaruka agasanga ari wowe wagiye, n'ibiryo yazanye bose wabijyanye, ugasanga uriya muntu yishwe n'agahinda. Nibwo hajemo ibintu by'urwango, ugasanga umuntu ntakunda famiye ye, yanga abantu bose, ukagira ngo umuntu arikunda. Oya, ntabwo aba yikunda, ahubwo hari amakosa aba yarakoze yo kwizera abantu batizerwa, noneho bakaza kumwereka aba ari bo. Bityo rero twemere ko dufite amakosa, noneho ayo makosa tuyigisha abana, tubereka amakosa twakoze kugira ngo batajya muri ayo makosa. Bityo generation zizakurikiraho zizaryoherwa n'ubuzima, ntizizabeshwaho na stress, ntizizabeho mu buzima tubaho dukora akazi ka 9 to 5 kugeza umuntu atangiye afite imyaka 18 agakora akazi kabaranyica kugeza apfuye, akarinda akaraga n'abana ari muri ka kazi baranyica. Oya, ibintu byo bigomba guhinduka, cyane ni twebwe bakuru tugomba kubihindura, tukababwiza ukuri abana, tukababwira ko muri make twaracanganyikiwe. Bityo rero bo ntibagende mu nzira twebwe twagendeyemo. Icyangombwa ahangaha icyo nongera ngarukeho ni iki? Icyo ngomba kugarukaho ngaha ni ukwigisha abana bacu uburyo baba abizerwa, bakaba ari abantu bafite inshuti nabo bizeye, bakaba bari muri ahantu bazi kanaka uriya uko umuzi ute, kanaka uriya ni umwizerwa, n'umugabo uvuga rimwe kandi akarihagararaho. Ntabwo ari wundi uvuga nka radiyo akavuga amasaha 4 ariko nyuma ajya kubona umusaruro ukawubura. Kandi ugasanga twaracanganyikiwe, tujya gushaka ubukire ahandi, kandi ubukire tubusize naho buri. Koko burya ubukire bwose impamvu tugira nibura tugaferinga nuko ubwacu twageze hano, ntabwo twa dufite mindset yo kuba twababizerwa, tuzi n'icyo dushaka. Ese turashaka iki? Ese niki dufite twashora? Ntacyo. Icyo twashoraga cyari iki se? Cyari kuvuga ngo reka njye kwaka akazi. Tukumva ko igishoro ni ukujya gusaba akazi. Nicyo kintu abantu benshi muri community y'abirabura dufite, ni nacyo gishoro twatangiranye muri generation yanjye niyambanjirije kujya gushaka akazi. Nicyo gishoro twari dufite cyonyine, ariko bigomba guhinduka mu rwego ruhe. Iyo wikuyemo yuko uzatera imbere ari uko wangije iby'abandi, ukumva ko gutera imbere biri muri wowe kandi ugomba kubyubaka, ugatangira gito ugenda ubona experience, uhura n'abantu bakakwigisha, wumva ama video ikumotiva ku bintu ushaka kugeraho. Ariko motivation ntabwo ibihagije, ni byiza kumva none warangiza ukajya no gukora. Tera agatambwe ka buri munsi gato gatuma uhinduka. Cyane ahangaha ndavuga ngo icyizere ni ikintu ugomba no kugaragaza. Ntabwo ari ukwicara hasi gusa ngo baranyizeye ndi umuntu mwiza. Wowe yagenda hariya muri kariya kantu gato ukora, abantu bamenye wowe urinde, uri Petero nde, uri Yohana nde, buryo abantu bakumenye muri ubwo buryo. Wari uzi ko, reka nkubwire ikintu kimwe, wari uzi ko akenshi ushobora kugura imodoka suko iriya modoka uguze iruta izindi modoka? Oya, nuko abayisohoye hanze bayerekanye ubwiza bwayo, natwe tuyijyamo, none tuyitwaye twumva ko iriya modoka ni nziza. Ariko no kuba ari nziza ntibivuga ko iri kuri top, hatari izindi modoka zirusha agaciro, zirusha ubwiza. Oya, niyo mpamvu usanga inaha umuntu akora ikintu cyiza, yarangiza akagishyira ku isoko, agakora advert no kugira ngo abantu bakimenye. Nibyo byiza rero, reka twige kwizerwa, none tunasohoke tubishyire mu bikorwa. Twabikora dute rero? Reka ntangemo nk'urugero. Nk'umubyeyi ufite abana, biba byiza yuko uha abana bawe amafaranga.
ukamwumvisha ko nyuma y'ukwezi amafaranga agomba kuyagusubiza, bikaba ari itegeko. Nibwo buryo credit card zikina. Urabona benshi twamenye ibintu bya credit card ari uko tugeze i Buraya, turi muri Afurika ntabwo twari tuzi ibyo ari byo, kubera ko kenshi twabikaga munsi ya matera, munsi y'umusego, mu ihembe, mu byatsi, mu bihuru, niho twajyaga gutabika amafaranga. Ariko noneho tugeze ahangaha credit card iraducanga. Ariko burya credit card ni isomo ryiza cyane. Kubera iki? Baryigisha abana ahangaha. Niryo abana ahangaha usanga iyo bagiye ku ishuri bashaka kugura utuntu two hanze, niyo bakoresha, iyo bagiye nko kugura itike, niyo bakoresha. Ariko bakaba bari bazi yuko 100% ariya n'amafaranga bagurijwe, bityo yari amafaranga bagomba kuzayishyura mbere y'itariki ntarengwa baba barahawe. Bityo binabarema mu gukurikirana ibintu, gutrakinga ibintu, kuvuga ngo buriya bagomba kubyandika ahantu kugira ngo kuri tariki bamenye ni bande tugomba kwishyura. Cyane cyane ko tekinoloji yateye imbere, ufite ibintu muri telefone bikubwira yuko ku tariki runaka amafaranga azaba akenewe, woherezwa ka message ku tariki runaka tuzakura amafaranga kuri konti yawe ya kanaka. Bityo rero ukitegura kuri ya tariki amafaranga yawe akaba ari kuri konti, igihe cyagera pum agahita avaho akajya kuri wa muntu wakugurije. Ibi ni ibintu byiza cyane, koko bikuremamo kuba uri umwizerwa, binakuremamo wowe kumva yuko utagomba gupfa guha umuntu uwo ari we wese amafaranga kuva utamuzi. Nicyo kintu cyatwishe muri Afurika. Urajanga i Buraya ukoza akazi ukabona amafaranga yose ubonera, nta kintu wayakoramo, nta business wafungura, ntake. None ugashaka kuyajyana mu rugo ngo nibura amafaranga akure, kandi urimo gufashamo n'abavandimwe. Ikibazo aho gituruka ni kimwe rero, nuko bari abavandimwe ugiye guha amafaranga, ushaka gutanga, usanze ubahaye nka miliyoni 20, muri bo nta numwe wigeze atunga na miliyoni 1. Nta numwe wigeze atungana miliyoni 1, cyangwa nta numwe wigeze agurizwa miliyoni 1 ngo ayisubize ayigarure kuri cya gihe atarengeje igihe cyateganyijwe. Bityo rero uriya muntu umushyize mu kibazo gikomeye cyane, umuhaye ibintu atigeze atunga mu buzima bwe. Byaze bikunze nta experience afite yo kutaba inyangamugayo, nta experience yo kumenya uburyo aproteje ibintu by'abandi, reka byo kurinda ibintu bitari ibye, ntabyo experience nimwe bifite. Mu ibyo byose wowe ubimuhaye, ni wowe akenshi nawe ufitemo ikibazo. Wakagombye kugira umuntu umuherekeza muri uru rugendo, akamwerekera uburyo ibintu bikorwa, bityo nawe agaprofitira mu kwigiramo. Yes, agaprofitira kubyigiramo, kubera yuko we umufashe nkaho ari umuvandimwe. Hari amategeko wishe y'umukino w'iterambere, ariko ushatse kugira ngo umufashe. Ubundi mu mategeko y'iterambere uburyo umukino ukinwa, ntago wakagombye gushyira umuvandimwe wawe mu kazi kawe, muri business yawe izana amafaranga, mu gihe adafite qualification yo kuba yakora iyo business. Kirazira. Ni ukuvuga ngo urimo kwangiza. Ibaze ufunguye uremye ikipe y'umupira w'amaguru, none se uzajya gushyiramo murumuna wawe ngo kuko ari murumuna wawe kandi atazi gukina umupira? Iyo kipe ntaho yazatera. Ariko rero koko twakoresheje amarangamutima yo kugira ngo dufashe abavandimwe, hari byinshi rero twiyibagiza. Muri ari amakosa rero nicyo kintu nshaka ko twigaho, tukirenge tuzakomeza gukora amakosa, kuko twazahora tugaya bari abantu bavandimwe bacu, kandi abafite amakosa ari twebwe bano bari hanze ahangaha. Yes, dufite umutima mwiza, dushaka ko family itera imbere, dushaka ko investa, dushaka ko amafaranga dukorera ahangaha aturushya nibura yazakura akaba manini. Koko nabo niko babigenza. Amafaranga barabafata akajyana mu bindi bihugu, bakajya ku investisyon nginose yumva ngo za Amerika, za Buraya zohereza amafaranga zimo ko investisa muri Afrika, zinvestisa muri Aziya, zinvestisa muri Amerika y'Epfo. Ni kubera iki? Nuko hariya bazi ko niho amafaranga akurira, kubera ko nabo systeme yabo bazi ko ni systeme yo kubona amafaranga, ariko ntago bafite systeme yo kurema amafaranga abe menshi. Nicyo kintu nabo bakiyizi. Bityo rero natwe tumaze kubona iki kintu, ariko hari amakosa twisanzemo, hari ibintu twisanzemo tutari twuzuza. Bityo rero biduhemo ikintu cyane cyo kwizerwa. Hari umuntu wabitanzemo ikintu cyo gusetsa, aravuga ngo birababaje kubona nk'abantu bavuga ivugabutumwa bagiye ahantu mu nama, ugasanga buri wese arashyira telefone
mu mufuka arashyira ahantu hafi kugira ngo atagira uyitwara, kandi hafi ya bose abari aho ngaho bose ni abavugabutumwa, nta dini runaka natatse, ariko ikigaragaza yuko nuko ikiremwa muntu turwaye ikibazo, turwaye icyo kibazo cyo kutamenya kwizerwa, kubera yuko ntabwo ari ibintu twatangiye turi abana batoya, ni ibintu tumenye dukuze, usanga akenshi tubyigira mu madini no mu bwana twatangira gukura, ukumva mu binyamakuru ngo kanaka yarakize ngo kubera ko yibye ibyo bintu, ugasanga ibyo bintu kandi abantu bose ni ibintu bahora baririmba, n'umubyeyi agatinyuka akabivuga imbere y'abana. Burya urimo kwigisha abana urababwira ngo muzibe nibwo muzakira. Oya ntabwo ariko bimeze, kubera yuko abibyo bose kugeza ubu ngubu tuvuge ngo igiye kuva Afurika yaremwa abantu bamaze kwiba ni benshi. Ubu ngubu Afurika yakagombye kuba ikize, yakagombye kuba nta mushomeri uhari, kubera ko bamaze kwiba barayabonye, none baha abana akazi, kubera ko ntabwo waba utunze miliyari ngo ubeho wenyine udafite umuzamu, udafite umukozi wo mu rugo, abakozi nka 5, 6, 7, udafite ibindi bikorwa byinshi washyizemo yari amafaranga. Ntabwo uzabika gusa, amafaranga agomba kuinvestiswa ahantu kugira ngo ayikunde akore abe manini. Bityo rero wakagombye kuba ufite abantu bagukorera. Bigaragara yuko rero amafaranga yo kwibwa y'ubujura ntaho agera ntaho kugeza, kubera ko urayiba ukayarya 2, 3, ubundi amafaranga karigita akigendera akisubira kwa beneyo. Bityo rero reka twige iriya culture capital. Iriya culture capital ni iy'ingenzi cyane, ituremamo kuba abizerwa, tukagira discipline, tukafocusinga mu buzima bwacu, tukamenya icyo dushaka naho tugomba kujya. Ariko byose rero ntago ari muri motivation gusa bigomba gukora, no gusohoka ukabishyira mu bikorwa, niyo kaba ari gato uhuzagurika, never mind uhuzagurika, ariko nkubwije ukuri ko mu myaka 5 uzareba inyuma uvuge what, uyu ni ngiye ko kuvugaga gutya, uyu ngiye ko wakoraga gutya. Bityo ugombe ujye hanze nawe ugerageze amahirwe yawe, ntago ari amahirwe yawe, ugerageze ukora icyo wakagombye gukora, ukore icyo waremewe gukora. Ndabona imvura hano itangiye kuba nyinshi, mu mbabarire, reka nse nkaho ndangiriza aho ngaho kuri iyi video y'uyu munsi nabateguriye, mvuga ngo reka twihingemo ikintu cya culture financial capital, bityo tugire ikintu cyo kwizerwa, twihingemo kwizera. We ni mubyeyi, niba ufite amafaranga make, guriza abana bawe bazajya bishyura buri kwezi, bige bamenye ko bagomba kudepoza. Ntago ari umukino gusa, yego ni umukino mwiza, ariko uzabaremamo ikintu, discipline nziza, bazarinda bakure. Si amafaranga gusa ushaka kubaguriza, ushaka kubaguza n'ibindi bintu, ariko bakamenya ko kuri yatariki runaka bagomba kwishyura, barenzaho bakishyura inyungu, bityo bikagaragara yuko barimo kwica ejo hazaza habo. Tukanabibumvisha nk'uko nabivuze. Mukomeze rero mugire umunsi mwiza. Reka ndangiza kubera imvura yabaye nyinshi, ubwo naho ubutaha. Reka ndangize mbifuriza imigisha y'Imana ya buri munsi. God bless you all of you. Ciao.